Ikaze nshuti bakunzi b'Icyizere TV, turabasuhuje aho muri hose, tubahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro kandi tunabashimira abantu bakomeza tugaragariza ko badukurikirana isaha ku yindi. Mbere yuko dutangira dufite umutumirwa wacu, ni umumama ndetse uvuye iwacu mu Minembwe, afite byinshi ari budusangize uyu munsi. Reka tumuhe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Aime, niyo mazina ababyeyi banyise. Ndi umusinzira w'umuyira, papa ni umusaza bita Deo Ruhanda, ndi umwuzukuru wa Ruduganira, ndi umumama, ndubatse, mfite abana 2 ariko nta mugabo mfite, ndi umupfakazi. Yego. Murakoze cyane. Mbere yuko dukurikizaho ibindi, wenda reka tugusabe ubanze udushyire mu maboko y'Imana. Ngira ngo nawe urakijijwe. Ndi umukristo. Yego, ubanze twiragize Imana muri uyu mwanya. Dusenge. Turagushima Mana yacu, turaguhimbaje ko uri umukozi w'umuhanga. Uwiteka Mana yacu, waturinze uyu munsi, warinze n'abaduteze amatwi, wabagire neza, wabahaye umugisha uyu munsi. Nuko rero Mana, ibiganiro tugiye kuganira nuko aba ari twe, ahubwo wowe wihesha icyubahiro kandi ubane natwe, bifashe imitima ya benshi. Tuje kuvuga icyubahiro cyawe n'ibitangaza byawe, ubane natwe, tugirire neza, mu izina ryawe dusenze, amen. Urakoze cyane. Uratwibwiye uvuze ko uri umumama w'abana 2 ariko udafite umutware. Ese warashatse mu wuhe muryango? Jewe narashatse mu muryango w'Abega, niho narashatswe, narakowe, nashatse neza ariko narishingiye, narabombotse, ntabwo nakoze ubukwe. Yego. Usibye ko nishingiye ndi mutoya, bijya by'umuco w'iwacu, shingira ndi mutoya, mbyara ndi mutoya, nuko bimeze. Nawe urabona imyaka mfite, napfakaye ndi mutoya, mfite abana bakuru cyane. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'ubupfakazi bugizemo iminsi, ndi mutoya ariko mfite ubumenyi bwabyo, yego, bwo kwibana. Hanyuma se umutware wawe yitwaga nde? Umutware wanjye yitwaga Sengiyumva. Yararwaye, yigeze mu gisoda akivamo, nyuma yabwo ararwara, apfa ari umusivili. Urakoze. Hanyuma abana ufite, uvuze ko wasigaranye abana 2. Wabasigaranye ungana gute? Washatswe ungana gute wowe ubwawe d'abord? Uza gupfakara ryari? Mbese wabanye n'umugabo? Yego. Urakoze. Nashatse mfite imyaka 16. Ndibuka nari ndangije mu wa 6, ni ukuvuga ngo nabombotse turi mu kizame cya nyuma, ndi mu wa mbere segonderi, ndacikira. Baranshutse kwa, nisanze nicaye mu kikao cy'abasaza banje nyine ahantu biyakiraga, bantera igipindi, naje ngendera mu gipindi, nshitse iriya nsanga ibintu ni byiza, nguma mu kigari. Nkigenderamo iminsi, nkitwitiramo, ndabyara, ndongera ntwita uwa 2, ndabyara. Ni ukuvuga ngo ubwenge ndi kumva mfite ubu nyine nibwo bwonyubakira. Icyo gihe numvaga ntazi ibyo mbamo, ahubwo ubu ngubu niho nakubaka, numva ko ndi gupangira urugo. Numvaga nari umwana, ku buryo nabya mwana wanje wa mbere, muramukazi wanje anyigisha kumwambika, gusinzira, akamba hafi mu bintu byose bishoboka. Yego. Ni ukuvuga ngo nabyaye mfite 17, naje kweneza 20, mfite abana 2. Hanyuma upfakara ryari? Napfakaye 2008. Yego, icyo gihe napfakaye. Umutware wanjye yansigiye umukobwa n'umuhungu.
nibo bana nasigaranye. birumvikana. Ubu ni bakuru mbona nshobora kugira umukwe n'umukazana. Byiza cyane. Yego, hanyuma wapfakaye uri muto, washatse uri muto, upfakara uri mutoya. Ibyo ari byo byose gupfakara 2008 none turi 2022 harimo igihe kirekire. Aho ngaho harimo urugamba rungana gute kugira ngo uyu munsi abana bawe babe bangana kuriya bangana? Nanababonye abasore bafite abana beza cyane cyane pe. Harimo inzira ingana gute? Urumva ni urugamba rutoroshye. Urumva ko nta shuri nari mfite. Uwo twashakanye yari umuntu w'ishuri ryinshi, yaranduta n'imyaka. Naje kugira amahirwe makeya, ntitwabana ko ntiyanyakira. Ubwenge naje kugira nyuma nasanze iwe ataranyakiriye. Uko ubwo mfite ubu nyine wenda twobanye. Ntiyanshikiriye, naje sinamushikira. Haba ikibazo kimeze gutyo. Ni ukuvuga ngo gushaka umuntu ari mutoya harimo amarisike atandukanye cyane. Ushobora kugenda n'umuntu ukuruta ubwenge, wagira amahirwe mabi ntarebe ya aje yakujanyemo ukagira ikibazo. Biba bisaba ni nko kuregwa. Biba bisaba ngo wenyine yubake akugeze muri ya myaka wenyine uvuga ati mbanze kuba umumama, ikintu niki. Sinagize ayo mahirwe. Biba ngombwa ko ntandukana n'abana, sinabanye n'abana. Abana bakurira mu muryango wa papa wabo biga. Jewe ndabyakira nja ruguru sinabanye n'abana. Nongeye guhura n'abana bafite diplome. Ukubangana ubu duhuriye hano sinabanye nabo. Urumva ko n'ubundi buzima. Ifoko mbi adaptaho naje ntituziranye. Ariko hamwe n'Imana ko turamenyana kubera ko bari bazi ko bagira mama wabo, nanje nkamenya ko mfite abana ico gusa. Ariko ni urugamba rutoroshe gushaka umuntu ari mutoya. Nasanze ari ibintu bibishe bitari byiza. Nta buzima umuntu bundi yumva. Namaze kubohoka numva ko imyaka nagiye ngeramo wenda narabohose nta mugabo mfite yaramaze gupfa, niho nabonye ko hari ibintu umuntu atakaza gushaka ari mutoya. Ntacyo umenya. Hanyuma se nk'ubu muri kumwe mutarabanye ubona babifata gute, cyangwa wowe ku rwawe ruhande wowe bifata gute? Simbesha byarankomeranye cyane. Byarankomeranye. Je ndi umubyeyi, ibyo nabona abana bankorera nakira ko ntabwo bambonye muri ya myaka yo kwakunda ubembereza umwana umutuma isahani, cyagiye ntibambonye. Mu kuvuga ngo bambonye ari abantu bakuru bari muri adolescence. Ni ikibazo. Ariko ndabyakira, narishimye, nta kibazo. Biri kuza. Ese babaga bari mu mujyi uri ya ruguru iwacu, ntabwo bumvaga buri gihe wahorana nabo wenda ngo ujye kubasura? Hari igihe kimwe kubera nyine natandukanye nabo, agahinda kaba kenshi, ntangira kuza nshaka ukuntu wenda tuzabana. Ntibyashoboka. Uko nashaka ko tuzabana nagumye kuba nabaye Gisenyi cyane kwa Grande Sere, ndahaba cyane. Nyuma yabwo rero maze kumva ko birangiye kutabana nabo kubera ko imiryango yabo ntabwo yabyakiraga umuryango nabagamo ko nsubira mu bana. Bigeze aho njewe ndabyakira, ndavuga reka abana bige, nta kibazo nza kubatera, tuzahura. Koko twarahuye kubera kwizera, ubu turi kumwe. Ariko nagumye kubasura, ntibabanaga nabo. Umwe yabaga mu Rwanda, undi akaba muri Kongo. Uwabaga i Bukavu we sinamubonaga sinamubonaga. Yakuza nyumva, naje mbaho mwumva mbizi ko mugira. Umuntu nasuraga ni musaza we. Ahantu yabaga baranyemereraga nkamusura, nkabasura. We namusuye nka kabiri. Bitoroshye umubyeyi n'abana, ariko Imana ikora
ibyo ishaka kandi kumwe ubu ngubu yego icyubahiro ni icyayo kabisa kandi ntabwo Imana yabikoze kutabana nabo ntabwo biba bikwiye ko umuntu ari umubyeyi w'abana ariko se noneho nkwibarize muri iyo myaka mutabanye n'abana ni iki cyatumye udashaka umugabo n'ubundi ko abana mutari muri kumwe bari bari iwabo ntabwo ari wowe wenyine umajije icyo kibazo umuntu wese arakimbaza udashakwa ntabwo nashatswe bitewe n'agahinda maze kugira iyo deception yo kutabana n'abana numvaga ubuzima bwanje bwose nsa n'umuntu wiyanze naje kwiyakira mu myaka ya nyuma ubundi nari nasa nkaho niyanze numvaga ubuzima bwaranyanze numvaga nkeneye abana buriya umubyeyi n'abana biragoye cyane kugira ngo utandukane nabo uhite ushaka numvaga nabo nzabyara ntacyo bamaze ahubwo yego ahubwo numva ko wenda nogira gahunda yo gushaka basi naranababonye gutya tukaganira nkatekereza se umwana wanje iyo yagiye izo bamubwira yego nibamara bumve ngo yarashatse bizaba impamo azavuga ati dore n'ubundi yashatse umugabo yarabataye ibyo tubabwira se si ukuri ariko kwihangana kwanje nagushimyemo Imana ko nihanganye bikangeza ku bana ubu nyine niho nakumva nakora gahunda yo gushaka rwose abana banje narababonye barakuze n'abantu bafite 18 irenga urumva ko ibyo nabishimira mu Imana nanze kubabaza abana banje kabiri gatatu papa wabo ntawe mama wabo arahari adahari ngo yarashatse ako sakavuyo se mu mutwe wanje nishiramo ico kintu gituma ibintu byo gushaka ibintu byo kubyara ngo kwa kundi babyara oya ubwo nyine mbatwirwanyeho muri ubwo buryo murakoze cyane wenda iyo sije turaza kwigarukaho tugana ku musozo ariko mu by'ukuri abadukurikiye hari igihe bashobora kugira confusion ati se bari abantu ni nka kwa kundi wa mu minsi bari kuvuga ngo ntago avuye mu minembwe ariko noneho wowe twe dufite amahirwe yo kuba wabisobanura cyane byimbitse uburyo uvuye mu minembwe uko byagenze kuko twe mu minembwe nta benshi ntibahazi abandi ntibahaheruka ntago twumva ko ari ahantu umuntu ashobora kuba asa nk'uko nguko usa ese wowe ni gute bimeze cyangwa byagufatiye hano witse muri Kenya oya urakoze cyane noneho urumva ko ubuzima bwanje nashakiye Uvira maze gushakira Uvira nje Kigali uriya umuhungu wanje mukuru namubyariye ku Muhima urumva ko ndi umunyamugi noneho ubuzima bw'igiturage ntabwo numvaga mu buzima bwanje numva nangamuga mu minembwe kuruta abantu ko bumva wenda bahavuga ariko muri imyaka ya nyuma naringize y'imyaka 5 yewe ndahakunda noneho mu minembwe ni heza reka mbabwira abantu bumva ko wenda atari ahantu naje numvaga atari ahantu mu myaka yanje myinshi cyane nari narataye imyaka myinshi yo kumva ko minembwe atari ahantu ariko maze kwiyakira ko bishoboka ubuzima bwose bushoboka kutabana n'abana n'ibiki numva ko ikizampesha amahoro ari ugusanga ababyeyi mfite ababyeyi bombi nk'abana nabo kuba mu miryango birananira kandi ababyeyi banje ntago bari mu mujyi bari mu minembwe iwacu nta nubwo hari mu minembwe centre buriya naho hari centre capitale ni minembwe iwacu hari mu Rugezi urumva ko ari mu cyaro Rugezi urahava ugakomeza za Mirimba ubwo rero nta nubwo nagiye muri centre numvishe ko naba mu giturage iwacu kwa papa na mama nije mwana wenyine wari usigaye ndagenda mba umwana nsubira mu rugo nditonda nika hasi imba mu minembwe ubuzima bwo mu minembwe ndabumenya cyane ubundi ni umuntu wiyadapta ahantu hose aho ngeze nkiyadapta ndatangira ndika hasi ndahoma ndatoragura ikintu cyose ndagikora ariko wandeba ukabona ndi umunyamugi pe imisatsi ndayifunze ndayiboshye amahereni ari ku matwi bimvuga abantu barabizi pe bazanabona ikiganiro nambaraga biju mu minembwe nkaja mu ufite biju nkaja mu ufite imisatsi nkaja kuvoma ngaheka ibido yewe ngashiramo n'ikimono kubera iri haba umuyaga ntuhazi se uragenda imiyaga nkavuga nose nza ngenda gutya oya ngakubitamo ikimono ngakubita igitenge hejuru nuko njewe nari mbayeho mu minembwe
ariko uko imyaka igenda ibaho je ndi mu Rugezi nagera hariya muri centre ngasanga noneho centre irimo amoko atandukanye. Ubu hari amoko atandukanye, harimo abashi, harimo abariga, harimo abantu bose bakagenda bazana amoko yabo, kuko umuntu asohoka muza agahura n'umushikazi ukubisemo biju ni bisanzwe. Ibo bambara neza, buriya bambara neza abakongomani, nta nubwo akubitamo biju ngo usange yambaye kola, aba afite ibitenge, yaba yambaye neza, nta yindi objective ni ukwambara tu. Noneho navaga mu Rugezi ngasanga abantu bose mu madego hari abafite amabiju, amahereni, nkagira courage kubera ko umugabo w'umunyamurenge yabonye umushikazi yambaye biju, yambona naje urumva ko iyo shusho anshiramwo ishusho ni yanshusho, ariko nta kibazo akazi kanje nkagakora bisanzwe mu Minembwe. Kubera iki hataba abantu bameze neza, ibyo bintu reka mbagira inama ubwoko bwacu mugende mubyikuremo, mwumve ko ibyiza byose byaje iwacu. Nimba twaramenye ikintu kimwe hano cyiza cyangwa wakunze, yemeze uvuga ati iwacu ntihakira nzajyana iki ngiki nafashe nzoshike nkigisha abantu, nshinge salon nigisha abakobwa gukora makeup. Uyikunda azayijyemo, utayikunda yireke, nkuko bose siko bayijyamo, ariko umunyamurenge uyikunza ayijyamo pe, nta n'umucira urubanza. Hari abavuga ko ngo ari imico yo kugenda dutoragura ngo utari myiza. Imico rero tuzanayitoragura kubera ko basogokuru nta nubwo, none se natekereje kugera muri Kenya ntawe, ariko tuyirimo. Kuvuga ko tugenda duhura n'amoko atandukanye tikizadukura mu muco wacu wa Kinyamurenge. Oya, je nabanye n'amoko atandukanye, ariko nagiraga ibintu jewe muri njewe, nubwo nakoraga nkabo ariko numvaga muri je ndi umunyamurenge. Stop ku bintu byinshi cyane. Nimba dukora hano tukaja amasalo tukaja hano hose, ariko dufite bimwe twirinda muri twebwe, ariko ntituvuga ngo ntidusa n'abanyagihugu. Oya, tugomba gusa nabo tukajyana nabo, ariko irindani dufite kavukire yacu tugendana. Nico gituma je navuga bene wacu n'ukuri mukundi wacu, nimba waramenye gukora imisatsi ubu byishiremo ko ningera mu Minembwe zashinga salon nigisha abakobwa basiga Minembwe gukora imisatsi. Nusanga basa nabi ubahamagara ubabwira ate wana abakobwa ntibasa gutya, gusa neza iwacu ni ingenzi. Akazi kanje nkagakora bisanzwe kubera ko navaga mu giturage iwacu kaza mu maseminere, bakampamagara mba nicaranye contact y'ibintu byose biri muri centre, niko nakoraga. Nkamagara motare akaba ariyo ngenda mu gitondo kare nkazinduka nkabageze mu madego iminsi 3 iminsi nkabora kashe yanje ngasubira mu cyaro. Ibintu byose nari natakaje mu mujyi, deception zose ziragenda zirashira. Mba mu Minembwe sasa, mbaye mu cyaro. Ejo bundi mayira dutera ikintu byose nari maze kugeraho, birarangira nyine bira byose mwabonye maze kurangira. Je ubwanje nahunze mayi neza cyane, umva bitari byo kubaza inkuru. Mayi yadutesa 3:30 za mu gitondo. Umusoda witwa Nyenyeri yarageze iwacu mu muhana. Iwacu buriya bagira urukundo, barambwira ati sasa afite groupe y'abasirikare bamuherekeje ati ntago watambuka warayikonzira, icara tugufungurire. Kwa kundi urabyibuka nyine urukundo rwinshi iwacu ni heza, Imana izaharindi hano mugisha. Turashashana abamanuka bazamuka bagira gute amata. Kwa kundi naho iwacu hacumbikaga bamayi, nukuvuga ngo bamayi bose batwitse imihana yo mu Minembwe yacumbikaga iwacu ahantu bita ku Gishigo, harebaga mu Minembwe gutya. Mayi kaza ivuye ahantu hose za Mirimba Inganji igakubita ahantu ku Gishigo, abahazi bakuzura bakaharira nk'inkumunani icyumweru cyose barindanye z'abanyamurenge bamaye. Sibagendaga se bazikubitaho zahutse barindanye ngo baje gutera. Kuvuga ngo imihana yose yo ku Marango zamonye hehe zahiye twebwe tugituye iwacu. Nuko tuba muri ubwo buzima. Mayi buke natwe radutera, inka izidukuraho, turahunga tuja mu Minembwe. Twaza duruka mu Minembwe mu madego tuvuye za Rugezi. Nukuvuga ngo Rugezi yo yahunze nyuma, twahunze mu bantu ba nyuma ahantu bititimza ngoma hanamira Rwiko. Nukuvuga ngo wavaga iwacu kagera Rwiko tinda ngoma yarahigera amezi 6 tuzo tuhacara amatongo y'abamayi twebwe tugituye iwacu umuhana w'ubanya byinshi, umuhana w'abavusha ni Nyamurongo, niho twari tugituye.
buke natwe iratwimura inka ziragenda bamaye duturanye rwose ewana abahunguzi ukamuvuga ngo dore naka ariko ntumenye isura yiwe kera yabaye mayi yego ku buryo nyine wo kwica kandi mwarakuranye mwaravomanye ewa n'imboga abantu barazisangiraga ariko baraduhinduka. hanyuma se ubwo ngubwo mumaze gukurwa mu byanyu muje mu madego ubuzima bwari bumeze gute? ubu byose mwahahuriye n'abandi benshi bavuye hatandukanye naho ngaho za Monyi uvuze n'ahandi nyine bose ndagira ngo bahuriye mu madego ubuzima bwari bumeze gute? amasoko urumva nta muvuma zari zigihari? ubuzima bwabaye bubi cyane. ubuzima bw'umunyamurenge buba bubi nicyo gihe natangiye kubabara ndababara ibintu nabonaga bitari byiza ni ukuvuga ngo twe twaje mbonje ndiheraho nasohokanye uzi ko yacu twambaraga inkweto za plastique ndagenda namburira ipapa nambara plastique mfata agasakame kanje karimo utuntu duke dushoboka n'utuvuta nibyo nza nibuka nasohokanye twagize amezi 6 twarafunze ibintu byose n'amamatela dusigaye turyama twabyuka mu gitondo tugafunga amezi 6 tugahagarara bukira mu gitondo tugahagarara amezi 6 twararwaye ubwoba nta kindi kintu kiba nko kurwara ubwoba ahubwo borase turananuka ntitwarya abarwara bararwara abarara mu bihuru amezi 6 bigeze aho noneho ga duti ibintu turagenda turabisiga dushitse amadegu nico warumbajije tubimpunzi buriya impunzi ntago wavuga ngo impunzi igira izina ushobora kwimuka hariya waje hari ukabimpunzi twabaye impunzi nyuma mibunda yarasenyutse masha ahantu hose nitwe twaje nyuma dusanga abandi bagize iminsi mu buhunzi natwe dutangira ubuzima bw'ubuhunzi nza nibuka twebwe mwacu nza nibuka twarimutse ku musozi hajya amadegura habona ni ukuvuga ngo twatangiriye epfo turarenga umusozi umwe tuwimukaho 3 tukavamo no tukajamo no tukavamo no tugashamo no nta safuriya ntaki ariko hagati aho ngaho reka nshimire diaspora nayibonyemo urukundo nicyo gituma senga Imana ngo izanjyane kubera ko diaspora buriya twarabanye mu bibazo byose bifatika yego n'abandi twarabanye ariko bo ku buryo barasaga turi kumwe ibaze kwitura muri ya masazo ndibuka umupapa umwe waje ngo nibirume yari umuganga yabaga Uvira ubaba muri Amerika ndibuka yaraje baba mama bapfuye umwe muri bo wapfuye yari nyina wabo upfukana na mama we ni ukuvuga ngo bamwisha afite amafaranga birume yamusigiye yego yamusigiye $150 asubiyeyo yari atarayarya ndibuka neza ko yari atarayarya iwacu buriya bagira urukundo diaspora iraza abantu bose presque bakabimenya akarushaho ngo haje mwene wanyu haje musinzira umva muragenda mwese mukahurira uyu ni muzara wanje yaje gutyo noneho mwahakubitarega mukabwirana amakuru naje niki cyanje yampaye yangaya yagize gute yego ni ukuvuga ngo baradusuye mu buryo bwose bufatika kugeza ku gikoma jewe uyu nguyu narabyukaga mu gitondo kubera abasaza bagwaye navuga ko barwaye ubworo abantu bafite abasaza barabibonye umusaza bugaca mu gitondo atari kubasha guhaguruka diaspora ngo ibimenye igira intervention iraza iteka igikoma kuvuga ngo buri gitondo nk'umuntu ufite umusaza n'umukecuru yarazindukaga kajana ijage gukamisha ashika agasanga batetse igikoma kivanze amata amasaka ifu ya kankoto ico gikoma cyahembuye abantu ariko ku musada wa diaspora hagati aho bakadusura bakaza kubaza abasaza igikoma se cyarabafashe ni ukuvuga ngo twarababaranye ni ukuri pe Imana ibaho umugisha diaspora yose Imana ibaho umugisha courage umva iwacu hazakira ni ukuri mukomere iwacu hazakira irabafasha abasaza barakomera nka kwa kundi bakomeraga bamwe amata ubuzima butoroshe hanyuma muri izo ntambara zose niko hagiye hapfamo abantu ndakeka abantu ariko
bagiye batakaza ubuzima babura abana babo kuko hagiye hapfa urubyiruko cyane cyane yego abagabo kuko nibo bagiye bitangira abaturage basanzwe bakirwanaho bakagerageza kwirwanaho. Ese mu Minembwe nk'aho nk'umuntu uvuyeyo hariyo imfubyi zingana gute, hariyo abapfakazi bangana gute, bamiriwe gute? ni ukuvuga ngo jewe maze kubibamo cyane narakomeretse, nkomeretswa n'abasore turi gushingura, abasore nzi ukumva ngo naka yapfuye utari ubyiteguye bikagukanga, ndakomereka ngeza ku mwisho, ndavuga mu bwenge bwanje, ndavuga njewe kino gihugu ntabwo nzakivamo. Numvaga narabaye twirwanyeho cyane, buriya abantu bariyo mubaheze kuraje munabakunde, naje niko nari imeze. Numva muri jewe ko ntazava muri kiriya gihugu bivanye n'abantu nzi bamaze gupfa, batari bafite gupfa vuba ariko mayiyishe bitangiye abantu. Umuntu akagenda ntacyo abuze agahaguruka akavuga ngo ngiye kurwanira ubwoko. Ni ikintu gikomeye cyane, menya ko n'Imana yagihembera umuntu, kuko si umuntu wese wacumva. Kugira ngo umuntu yikure mu bye, yikure mu ishuri, yikure mu kazi ngo aragiye, abantu babifata nk'aho ari ukubura ubwenge, ariko ni impano, ni ikintu umuntu kiba kimurimo akumva ko yagikora. Ese ni ukubera iki abandi batabikora? Ni ukubera iki twebwe tutabikora? Ariko ukabona umuntu umwe nimushaka mu bicumi mu nzu, ariko muri mwebwe havuyemo umuntu akavuga ati ndagiye. Cya kintu rero muzamugiha agaciro, umuntu wese ahari yumve ko iki kintu uriya muntu akoze, reka ngihe agaciro, ahubwo nsenga Imana, senga Imana imurindiriye agiye, basi ndeke no kumukurikiza amajambo. Si umuntu wese wagikora, ni ikintu gikomeye. Maze kubona ibyabaye ndavuga ngo simvuye mu Minembwe, simpunze, numvaga n'abari guhunga mbagaye cyane, ariko buri Imana igira gahunda. Maze ndaza ndavuga okay, reka mbyakire, ariko nza nkomeretse, urumva ko ntumvaga ibyo abantu barimo. Nshyitse hano ndareba ndavuga aba bantu koko turababaranya, ariko bo ntibafite, nta gahinda kenshi bafite, nkako njewe numva umutwaro. Ni ukuvuga ngo n'abariyo bafite umutwaro twebwe tudafite, kuko naje gusanga naje ari igikomere cyaje gishira kubera ko maze guhura n'abantu, maze kubona ko ibintu byose bishoboka. Uriyo azi ko buriya buzima budashoboka ko kuzashira, ko bushobora gushira umuntu akagira ubundi buzima. Jewe navuye nzi ko nta bundi buzima umuntu ashobora kugira kubera ibintu nagiye mbona. Urumva ko uriyo n'ubu ngubu ntazi ko bishobora gushira. Naje n'umuntu uza wikanga, umva utanamvugisha ngo mvuge, utakubita ikintu hasi ngo nkumve, ndi umuntu wikanga uri gikange. Sinjejenye, ni ukuvuga ngo abagore bose nasize mu Minembwe niko bameze, ni bikange, barikanze, bikanze amasasu, bikanze ibyo bumvishije imitima. Buriya hari igihe umutima ukomere kukaba igisebe, ukaba nk'igisebe tu, nta byishimo birimo, ni igisebe. Abantu bari mu Minembwe niko nakeka ko ariko bameze, kuko naje ariko meze. Ariko reka mbabwire ni ukuri, haracyari ubundi buzima. Ukuntu naje meze, reka mbishimire Imana, biri guhinduka. Yego, mbabwire ko nabo bizashira, bizahinduka, muri make tuzabyibagirwa. Abana barapfuye, turababara, amasasu aba menshi cyane, mwagira ngo muraryama bakarasa, noneho mukavuga ngo baje kubarasira mu mazu. Amasasu ararenga, amada y'abagore avamo kubera ibisasu. Ariko hagati aho ngaho Imana ikomeza kubarinda, nanjye ndindirayo n'abandi bari birabarinze. Ibyo mbishimira Imana cyane. Yego, mbishimira Imana. Isengesho nsenga mu gitondo ndavuga ngo Mana ushimwe ko bukeye, nabo mu Minembwe bukeye ari amahoro, twese bukeye ari amahoro. Mbishimira Imana. Hanyuma nari nkubajije ku mfubyi zihari n'abapfakazi bagiye babura ababo muri ziriya ntambara, bamerewe gute? Imfubyi ni nyinshi, imfubyi zibabaye, si n'abapfakazi, ni abana batoya. Ni ukuvuga ngo seri y'abapfakazi ihari ubu nyine ni abana bato cyane, abana batoya, abakobwa bashatse ari batoya, abana 2, 3, ntawe ufite abana 5, ni umwe. Abandi basigiwe amada, abana 2, inda aratwite, nuko bimeze. Ariko
icyo nabwira ubwoko bwacu, ibihe byarahindutse, ntabwo bokoroshya ubuzima, ariko mu yandi magambo boroshye ubuzima, bareke kubukomeza. Hari umwana wapfakaye ufite abana 2, ubu aracyafite ibyiringiro byose bishoboka bizima byo kubaho. Nta mpamvu yo kumugungira muri cya kintu cy'ubupfakazi ngo ni umupfakazi. Yego niwe ni ukuri pe, ariko haracyari ibindi byiringiro byo gusubira mu ishuri, byo gushaka undi mugabo. Bivuga ko babarekure bige, ushoboye kwiga yige. Hari n'uzagenda hariya kwiga ahuriyeyo n'umugabo bakundana, b'abana 2, 3 yasigaranye n'imyaka yiwe itarenze 20 ntimubuza gukora izindi za gahunda. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo kiri mu miryango. Iyo twagiye babyeyi bacu, iyo twashatse niyo twavuye, baza babivuganaho, borohereza abana b'abakobwa, bagira ijambo. Nubwo ari umupfakazi agira ijambo, avuga ati njyewe nabonye umusore yankunze, yankundanye n'abana 2 kandi abana banje simbasiga, mumureka agende n'abana be, kuko hariya azashika byare abandi bakurane na babandi. Ntibivuze ngo bavuye mu muryango wabo, ntibishoboka. Njyewe nimba nari nshatse mu Bega ngiye mu bundi bwoko, ese wa mwana nakuye mu Bega azashika abe muri ya bwoko? Ntibishoboka, ntibishoboka. Icyo navuga ni ukuri, ni ubwigunge butoroshye kugira ngo umuntu w'imyaka 18, 20 ngo nuko nguko isinye niyo ngiyo ngo nuko, ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Borohereza abantu, bagira imyumvire myiza yoroheje nk'ababyeyi, baza bareka abapfakazi bagira igitekerezo cyiza kitarimo intambara, kuko urupfu ntawe uruhamagara pe. Nta numva imurenge ntawe uzaziza undi urupfu. Urupfu rwageze ku bantu bose, ntuzavuga ngo naka ngo yishe umwana wacu gute se. Ni ikibazo rusange, bazorohereza abantu. Umupfakazi ni umuntu mutoya cyane. Umupfakazi w'imyaka 20 ni umuntu ukifite gahunda ziwe zose zo kubaho. Murakoze cyane. Gusa wenda aho ngaho bene wacu ntago baba babyumva ko ntibibaho. Ni kirazira mu Banyamurenge ko umuntu yotwara abana akabatwara mu wundi muryango. Ese noneho wowe nka gahunda wumva ko yobaho, uriya mwana wumutwara amaherezo akaba yahe n'ubundi uriya muryango wabo bamukeneye? Urumva umwana benshi bari mu gushaka bafite abana, gupfakara bafite abana batarageza myaka 18. Ariko urumva ko uba wajanye umwana w'imyaka tuvuge 5, 6, naje kugera 10, kwanza azatangira kumenya ko mama yagiye muri uyu muryango. Hari n'igihe azoshikiriye akaryoherwa umuryango mama we yagiyemo, bikaba ngombwa ko awugumamo, ariko umuryango navuyemo bazi ko uriya mwana ni ibintu byoroshe cyane by'imyumvire myiza, imiryango igasurana, nta ntambara irimo. Gusa umwana na nyina ntago bishoboka ngo batandukane, ntago wabishobora ngo bitandukanye, usibye urupfu uzarutandukanya umwana na nyina. Wakwibesha ngo reka mwakuye umwana ngo ubwo agiye gushaka hariya, ejo ahubwo wowe ukamwara, umwana akazasanga nyina aho ari, kubera ko ari amaraso yiwe yaramwonkeje. Ahubwo nukurekera abana uburenganzira, avuga ati njyewe sinjana na mama hariya yashatse, yumva ko yakwibeshaho imyaka imuhesheje kubaho wenda mu muryango wa papa we, ukamureka. Yego. Murakoze cyane. Wenda turimo kugana ku musozo, ni nk'izihe nama ushobora guha abana b'abapfakazi nkawe nk'umuntu wabaye kuri tere aho wababonye bari gupfakarira, ndetse n'abari mu mujyi? Buriya mupfakazi wese ni umwe, nta muntu upfakarana n'undi. Ndakeka umupfakazi apfakara ku giti cye, ntupfakarana n'umwana wawe, ntupfakarana na nyoko, ntupfakarana n'umuvandimwe, mwene wabo n'andi. Ubupfakazi burihariye ni ku giti cy'umuntu. Ni nk'iyihe nama, kuko nibo bumva ububabare bw'ibyo bagenda banyuramo, ni iyihe nama ushobora kubagira muri uyu mwanya? Murakoze. Gusa umusozi w'ubupfakazi ni ku giti cy'umuntu, ariko haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro ko umupfakazi yaba umuntu. Ntabwo izina ubupfakazi bivuga ngo ni umwisho wo kutabaho. Ushobora gupfakara ukaba umupfakazi, ejo Imana ikakugirira neza, ukabaho cyane, abana bagakura,
gusa icyo nagira inama abapfakazi ni ukwifata akishyira ku murongo. nimba bakwise umupfakazi ntibivuze ngo ugende uyoragura abana uko ushaka, ntibivuga ngo ugende ubyara uko ushaka. oya, hari igihe ushobora kubyara bitari mu murongo, ejo Imana yaguteganyirije umugabo ugasanga bibujije ya mahirwe n'aba bandi bakubyariye w'abana b'iruhande batari umugabo. urahangayitse kubera iki? utitonze ngo ushishoze. urumva ko imiryango y'abanyamurenge twebwe dushaka tutarashishoze kubera ko tugenda turi abana, ugasubira ukishora mu bintu byo kugenda utora abana babaramu bawe swate gutya. oya, itonde noneho ushishoze. haba hakiri ibyiringiro. tuvuga ko dupfakara ku myaka 20, uzaza kugera ku myaka 36 Imana yaguciriye inzira, ariko wimenye ukareka guhubuka. nje nakubwiye ko nahubutse kubera ko bya mbere nahubutse, ibindi byose numvaga ari accessoire. gusubira guhubuka nkumva muri njyewe nibyo ndahubutse, numvaga ibyo nakoze narahubutse, nta kuhubuka kabiri. ni ukuri pe, kwihangana bigira icyo bigezaho umuntu. yego, ushobora kwihangana ku bana babiri, ntiwamuvuga ngo yaye ngo utangire wihebe ngo abana babiri ngo njewe nguko ngana ngo ngomba. oya, haracyari ibyiringiro. guma aho ngaho urera abana bawe ku Mana, ubaragize Imana, wibaragize Imana. ni ukuri haracyari ibyiringiro. haracyari ibyiringiro. murakoze cyane. reka tugushimire kubw'umwanya waduhaye. mu by'ukuri wagize neza, witanze. izi ni impanuro nziza abapfakazi ndetse no ku banyamurenge rusange, ko iyo utanze ibitekerezo nk'uku nguku abumva barumva, hari n'abandi batabyumva, ahubwo bakaboneramo umwanya mwiza wa kritike uko bumva babishaka. ariko nanone mu by'ukuri ngubwira abumva ntavunika. murakoze cyane. reka dushimire n'abantu bari badukurikiye, tubasaba ko mwazajya mudukurikirana cyane, ibiganiro byacu bikadushigikira. kandi nawe tunagushimira, wagize neza cyane. amahoro y'Imana akomeze arahane namwe mwese.